Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya 27 ukwezi kwa 10 2020. Turahimbaza abatagatifu Emerina na Frumansi. Abizihiza bazina babo bagire umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Mutagatifu Paulo yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5, umurongo wa 21 kugeza kuri 33. Bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristu. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Koko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristu agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristu, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Bavandimwe, ngira ngo aya magambo ya Paulo ni amagambo akwiye kubahwa, dore ko ubu ngubu hari aho wayivuga wikandagira. Hari igihe duhindura imvugo y'Imana, hari igihe duhindura iby'Imana yatubwiye, kandi nyamara uko tubihindura niko natwe tubura amahoro, tukabura umutekano, maze amahane akavuka. Muri iki gihe hari impaka z'uburinganire. Nyamara ibi Yezu yasize abikemuye, ahubwo nimushakire igisubizo mu ijambo ry'Imana, kuko niho bigaragara uko umuntu wese akwiye kwitwara. Ubu yavuze ko umugabo ari umutwe w'urugo, hari benshi bakubwira ati ceceka, iyo mvugo ntikiriho. Nyamara ijambo ry'Imana rirabitweretse ngo umugabo agenga umugore we nk'uko Kristu agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Rero tujye dutandukanya ugushaka kw'Imana nuko twiyumvira ibintu ku giti cyacu. Iyo tuvuze ko umugabo ari umutwe w'urugo, ntituvuze ko agomba gukandagira umugore we. Oya, kuko uko umubiri w'umuntu uteye, buri rugingo rwose rufite umwanya warwo, kandi havuyeho rumwe umubiri wose urababara. Uzumva iyo usitaye ubyumvira mu mutwe, ubyumve warwaye ijisho, umubiri wose umererwa nabi. Ni ukuvuga rero ko kuvuga ko umugabo ari umutwe w'urugo ntibivuze ko agomba gukandamiza umugore. N'ikimenyimenyi buri wese
Imana yabaremeye umunsi umwe, kandi umwe yavuye mu rubavu rw'undi. Ibi rero tubisobanukirwe neza, tumenye ko kuba umugabo ari umutwe w'urugo ni ukuvuga agomba gukiza urugo, ntabwo agomba gukandamiza mugenzi we, ntabwo umugabo abereyeho gutanga amabwiriza gusa, ntabwo abereyeho gutanga amatangazo gusa, nta nubwo abereyeho gushikamira umugore we, kuko hari n'icyo Imana nawe iza kumusaba mu kanya. Buri wese rero afata umwanya we awuhagararemo neza. Hari igishuko kiriho aho buri wese asigaye yivanga mu nshingano z'undi, bene ibyo nabyo bitera amakimbirane. Impaka nyinshi zivuka kuko urukundo rwatangiye kugira ibibazo. Aha nkaba mbasaba umugabo n'umugore ngo mukemure ibibazo mufite, maze murebe ko amahoro adahinda mu ngo zanyu. Umugabo n'umugore barangana, gusa batandukanywa n'inshingano. Hari n'icyo Yezu anyuze mu ijambo Pawulo atubwira, asaba abagabo: bagabo, nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze kiliziya ye akayitangira, yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere y'Imana ibengerana, nta bwandu, nta n'umunkanyari, nta nenge, nta makemwa. Umugabo rero wese akwiye kwibaza, ese umugore wanjye ndamukunda ku buryo abengerana, afite ubwiza bwose, ku buryo atakambije agahanga, ku buryo atambona ngo yikange, ahinduke igikange? Buri wese yisuzume, kandi mumenye ko iri ni itegeko ry'Imana. Ukunda umugore wawe uko bikwiye nk'uko Kristo akunda kiliziya ye, nta cyaba cyahungabanya bene urwo rukundo. Niyo mpamvu rero iyo mu rugo Kristo adahari, buri muntu wese arikunda, akireba, agakunda undi uko abyumva, cyangwa akamukunda kubera inyungu runaka. Ariko iyo Kristo ahari, byose bikorwa mu rumuri rumuturutseho no mu mbaraga zimuturutseho. Reka mbwire n'abitegura gushyingirwa ngo mujye mumenya icyo Imana ibasaba. Nimushaka kubaka urugo rutari n'Imana, muzamenye ko muzaba mwubatse ku musenyi. Imana rero iduha ubwenge, kandi nagira ngo mbabwire ko kubaka urugo rwiza ni ukureba uko Imana yaruteganije kuva mu ntangiriro. Ntabwo ari ukureba kuri interinete, ntabwo ari ukubaza abantu byananiye. Oya, tubaze Imana kandi tuyisaba imbaraga kugira ngo twubake urugo ruri mu mugambi w'Imana. Namwe urubyiruko, mumenye ko gushyingirwa ari umuhamagaro. Ntuzabyinjiremo kuko baguhatiye, ntuzabyinjiremo kuko wabuze uko ugira, kuko wabuze aho uba, ntuzabyinjiremo ko wabonye abandi babikora. Uzumve ko uzinjira muri uyu muhamagaro wahamagawe n'Imana, kandi ukanabibamo uko Imana ibikwifuzaho. Ijambo ry'Imana riti, ukunda umugore we aba yikunze ubwe, ninde wakwanga umubiri we? Kristo akunda kiliziya akayitangira. None se muyobewe ko turi ingingo za Kristo? Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, akifatanya n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe. Pawulo ati cyokora iryo yobera rirakomeye, ariko mbibabwiye ntekereza nzirikana Kristo na kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Ntuzubahe umugabo wawe kubera ibyo yaguhaye, kubera ibyo atunze. Ntuzakunda umugore wawe kubera ko yabaye mwiza gusa, n'igihe bitagenze neza ugomba kumukunda. Kandi ngo umugabo asige byose, asige se na nyina, hanyuma yifatanye n'umugore we babe umubiri umwe. Niyo mpamvu buriya gutandukana kw'abashakanye Imana itakwemera. Abagize ibyago bagatandukana, niba mu rugero bishobokamo bakongera bakabana, byaba ari abagahebuzo. Ariko niba bitanashobotse, bamenye ko nyine hari icyangiritse,
mu buzima bwabo. Hanyuma rero bataratandukana, nagira ngo mbasabe mwongere musubize amaso inyuma, mwongere murebe icyo Imana ibahamagarira, hanyuma mureke gusenya, kuko gusenya ntacyo bimaze. Turazirikana kandi Zaburi 128. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Mureke twimike Imana mu buzima bwacu, kuko abatinya Uhoraho nibo bazabona Imana. Kandi gutinya Uhoraho bivuze iki? Bivuze gutinya icyaha, ukanga icyo yanga, ugakunda icyo akunda. Naho Ivanjili ya Luka umutwe wa 13 umurongo wa 18 kugeza kuri 21, muri icyo gihe Yesu aravuga ati, ingoma y'Imana imeze ite? Nayigereranye n'iki? Imeze nk'akabuto ka sinapisi umuntu yagiye gutera mu murima we, karakura kaba igiti, maze inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Muvandimwe, nawe uretse Imana ikaguturamo, ingoma yayo ikaguturamo, wabona ibitangaza byayo. Wahinduka nk'icyo giti abandi bazaza kugamamo. Ibyo wita bito byahinduka imbaraga, kuko Imana ihora ikora, igahera no ku byo utabona. Ntuzi intangiriro yabyo, gusa ibyiza by'uko ikora abafite amaso barabibona. Twagiye tubona ibintu bitoya Imana yifashishije mu buzima bwacu. Yewe uhereye no ku ntumwa 12, umuntu yari kuvuga ko ntacyo zizimarira, ariko ku bubasha bwa Roho Mutagatifu Ivanjili yageze ku isi yose, nanjye ingeraho, nawe ikugeraho. Iby'Imana ntabwo bigombera ubwinshi, kuko Imana ifite imbaraga zirenze iz'umuntu, kandi imbaraga zayo ntizigira umupaka. Rero ntukihebe, kandi ukora ibyiza bishoboka, Imana izabihinduramo imbaraga udatekereza. Ntukagire icyo usuzugura mu byo yaguhaye. Yesu kandi arongera ati, ingoma y'Imana nayigereranya n'iki? Bwa kabiri ati, imeze nk'umusemburo umugore yavanze n'inshuro 3 z'ifu, kugeza igihe byose bitutumbiye. Muvandimwe, icyiza ntigisakuza. Burya iyo abantu basakuza cyane, iyo abantu bagerageza gusobanura ibintu byabo cyane, iyo abantu bizera imbaraga zabo cyane, nuko nyine nta mbaraga ziba zibirimo. Ariko iby'Imana uko nabibonye, n'ibyo tudatekereza, Imana irabikoresha. Ibyiza rero ntibisakuza, ariko imbuto zabyo zigera ku isi yose. Nawe rero kora neza, ahasigaye ubiharire Nyagasani. Imana iduhe kuba mu murimo wayo, Imana iduhe kuba mu gushaka kwayo, ahasigaye dutuze, dutekane. Ibyo tudashoboye izabikora, kandi izabikora neza. Muvandimwe, shyira Imana imbere, ubundi ugira amahoro. Nyagasani wagukunze akuri hafi, kandi nta cyawe na kimwe atazifashisha kugira ngo agaragaze ikuzo rye. Agusendereze umugisha we, awuhe n'abawe bose, urakabaho.